imbere y'abayobozi banjye. Magnifique ntakweretse indege yatangiye guhindamo indege arimo presenta Froje nakuzaniye iki kiganiro kirarangira. Aperi aramubwira ati Darko sibyo iyi ekipe ni jyewe uyibazwa sibyo iyi ekipe umaze gukina imikino yari 7 ngira ngo mbere ya Super Coupe. Ubwo twinjiye muri ndandano ubutasi bwa president chairman wa APR n'umutoza babiri bavugana ambwira ati ninjiye uno mukino wa kangahe sibyo Polisi ni twayitsinze Reyo ni twayitsinze sibyo muri Sekafa ntituyitwaye Simba idutsinze 2 sibyo 29 kuri possession. Nukuvuga mu byukuri ntago turimo tudelivaringa ntago turimo dutanga umusaruro kugeza ubu nubwo ari pre-season ariko amaboko atazaguha burya uyabonera mu iramukanya. So wowe uri umutoza ngende umuyobozi wa ekipe sibyo uko byagenda kose turabazwa umusaruro. Ekipe ya APR ukuntu imeze yaba wowe yaba wasimbuye yaba nuzaza n'abakubanjirije nta mutoza wa APR ukora recruitment ntibizanabaho sibyo ubwo rero resultat zizakomeza kubaza ariko uvuze ikintu gikomeye kare of course kuvuga ngo yarambwiye nta mutoza wa APR ukora recruitment sibyo yavuze je ndimo ndavuga ibyanjye wowe ukubye imagination zawe ukenitekerezo uko mbibona nta mutoza wa APR uzakora recruitment azavuga ati ngewe ndizanira abakinnyi wenda sezo niba nitangira hari wenda ashobora gutanga igitekerezo nkuko Froje nkuko Froje iyakomeza wenda yari gutanga inama ziri technique bakabamubwira bati turebereye profile uduhe ibitekerezo sibyo ariko kuvanga umuntu wo mu Bufaransa umufaransa w'Ipari sibyo araza gukorera APR recruitment bizagorana ibyo ntibizabaho oya bizaba ntago bizaba baramutse basanze se ariho ipfundorire nta nahandi biba mu mupira ugezweho Regis na Guardiola ubona afite umuntu bita ni Tsiki ninde Tsiki ni umutoza witwa Ancelotti niwe wenyine utarukirita we ukubwira ko uwo wazana wese yamutoza none se ko ari successful abandi bose Arteta reka nk'urugero abakinnyi baba abahanga inshuro 1000 reka mbaye urugero uyu mutoza wa Arsenal Arteta ageze muri Arsenal ya mazina abafana bose babonaga n'abantu bose bahurizaho Ozil, Lacazette, Aubameyang nande wundi wakinaga hagati ibyo ni byemezo by'umutoza abakuramo ariko ukabukibaza se kuki abakuyemo nuvuga ngo akagenda yubaka ikipe kugira ngo igere ku rwego rutwa umusaruro ni ikipe yiyubakiye yari afite Edu Gaspar nk'umuyobozi we nawe uza akagira ibyo ariko Arteta yarabyemeraga ko ari wabikoze ko ari wari kwiyebari context y'abari abantu twegeranye ni yacu uriya bari manager ntabwo bari umutoza bari ikindi kintu naha rero bari kuzagira manager ni ukuvuga ngo biragoye ko Darkonovic yava muri Serbia uyu munsi nguze umushyirano ubwe ngo akora recruitment muri Afrika ubusi birashoboka yaba yarabarebye hese ariko birashoboka yaba yarababonye Arteta nk'umunyamupira w'umunyamupira ariko wimbwira ngo perezida wa APR akunda umupira arawukunda ariko ntabwo twamwita umunyamupira muri context technique nuvuga ngo hagombye kuba ari nka directeur technique uhari usanzwe muri kuzuza za nzego muri institution yes avuga ko ari ikintu kikeneye kuzuza nicyo gihanze inzego ikagira aba SG ikagira aba directeur technique ikagira na komite yuzuye ariko icyo kuvuga ngo Darko cyangwa Froje bari kuza bakirokritira ntibyashoboka muri context ya Afrika yaba yararebye abakinyi koko ntago byashoboka so icyo rero yamubwiraga ambwiraga ati equipe yakoze recruitment sibyo dufite abakinyi 7 bashyashya basanga abandi bari bahasanzwe sezishize sibyo okay uyu munsi wowe nk'umutoza Bremu iraza kukujyaho kandi wenda atari ni yawe kubera ko abantu batahawe amahirwe yo gukina ngo noneho abafana bamenye uwo kubreminga atari ko uyu mutoza ararengana yaguriwe abakinnyi badashoboye sibyo ahambwira ati okay none si byari bimwingingiraga yari muraganira ariko nk'umuyobozi n'umukoresha ahambwira ati noneho iyi match ya polisi sibyo ntabwo
mu masezerano yawe ntiri mu byatuma wirukana sibyo natwe nka APR iki gikombe cya Super Coupe ntago kiri mu byo twatumwe sibyo donc tugitwaye cyangwa tutagitwaye nta pressure tugifata nka pre-season twebwe nta pressure turiho yo kugitwara none rero dutanga inama imwe nk'abayobozi udufashe mu byemezo byawe sibyo ushyiremo abakinnyi equipe yaguze sibyo n'abakinnyi 7 n'abahasanzwe urebe uko ukora sibyo noneho bo bakine abo bakinnyi bajye mu kibuga match n'uyitakaza ntawe uri bukubaze ngo kuki watsinzwe sibyo n'igikombe nitukibura nta kibazo twe tugifiteho wowe dufashe service imwe sibyo shyiramo abakinnyi blame kuveho sibyo noneho natwe tubona uko tuzasobanura ngo okay twaguze abakinnyi badashoboye cyangwa se baradufropingiye turabyemeye tugiye gutekereza indi solution y'uburyo bwo guhindura imigurire yo guhindura scouting team bwo ibintu byose byinshi ushobora kureba kugira ngo ukosore sibyo noneho ugira abakinnyi beza kuko we nka chairman na komite ye batekereza ko baguze bagerageje kujya kugura abakinnyi biboneye ejo nibona huye na SG wa Rayon Sport namenye arambwira atari ko buriya ati umutoza ni ikintu gikomeye ati nge nimariye ibyumweru ngira ngo birenga 3 muri Senegal ati narebye match 3 z'umuntu bitwa Arius Wane 3 ati sinashoboye kumuzana ko sinari kubona ubushobozi ariko naramwirebeye akina mu kibuga ati kunyumvisha ukuntu aza hano hano akicara byo ntibishoboka byangora kubyumva urumva ko yahereye kuri Swane se yahera kubi wawe nawe yabonye abo yazanye yazanye ni mwiza ariko nyinge awundi yazanye se Omar nyinge se wenyine waryo ndote ninde nakubwiye ko ari ibanga ariko umwe muramuvuze undi ninde Omar nyinge mpamvu utamuvuga nuko ari flop iyihe flop muri yazanye muri bano umunyagabo yakinaga umunyagabo se ninamenye ntago yakinaga muri Groupe Championnat Gabo n'urugero nari nguhaye umwataka yaravuye hanze ntago yaravuye muri Senegal ntago yamurebye akina wenda yamukuye muri izo connection yakuye muri Senegal ariko yambwiraga nyine uwo yabonye akina sibyo ariko ubwo ni urugero rutoya nanone umuntu kumusobanurira ko sibyo wafata tuvuge tukatuvuge Lamine Ba sibyo Premier Division Tunisia sibyo mu bakinnyi bose mari ifite kuri iyi si y'Imana ikagufata ikagushyira mu bakinnyi 22 bivuze ngo uri fit kuko uvuye mu kipe y'igihugu witozaga sibyo uri umukinnyi ufite profil yo kuba uvuye muri under 20 nani muri equipe nationale olympique ya Mali mu cyumweru kimwe uje kandi ndi kubona imeze neza network imeze neza manyifi cunga neza hari abantu bari kurekaramo imeze neza ariko simona se hariyo abantu 2000 hafi na 200 imeze neza ngo akosore niba hari turimo kwangirika urumva Lamine Ba sibyo Lamine Ba sibyo umukinnyi wakinaga muri Tunisia akaba selectionné muri national hanyuma uyu munsi kwivuna iziri kuvuga niyo logique hari yose abarampute umuntu amubonye wese yaba umukunzi wa PL cyangwa utayikunda yabonye ko ari umuhanga n'abandi ariko cyo turi kuvuga amatsiko ari kumenya icyo kuki ubwo busabe bwa president wa PL bwa chairman kuri Darikonovic atabwumvise icyo nicyo nshaka kukubwira yarabimubwiye amugati okay ntacyo dukeneye twebwe kuri iki gikombe erega abatoza bareba bazungu ntago umutegeka Karenzi uvuye kubwira ko uribuka neza afite kontra nk'umutekinisi sibyo ntago ka meme iyo utangiye kumutegeka kuko akina nk'abo bakweshoninze ubushobozi bwe oya no se umusabye kumubwira ati binkore nka chairman n'ibyo mubwira n'ibyo yamusabye uba Karenzi uribuka neza Darikonovic amaze gusinya nakubajije iki kibazo ndakubwira ngo uyu mutoza wahaye imyaka 3 ko uwagiye hari uburyo wabonaga connection n'ubuyobozi projet atabyumva akora ukabyumva
kuko ikibazo je ntabwo nkishyira ku batozo gute Ubu cyamaze connexion itari Kugeza aka gukunda kanya. niba umuntu nka chairman wa PRFC undi n'umuntu abakanganye Reka, afite reka. igitsure akanga wowe nyine Reka. ntabwo akanga umuntu wakoreye wiya none se Kureme ya IF. nyine gute Darkonovic yamaze kuzamura intugu ku buryo ashobora kubwirwa ngo iyi match ni yifate nka pre-season ariko muziki yari sakirirego ibyo turi kuvuga turi kujyana muri logique y'abantu baba bari nk'inshuti cyangwa bafite ukuntu oya ntabwo ari sakirirego ni sakirirego ntabwo ari sakirirego na utaramo muri watozaga peri wundi wundwanye cyane Adil Adiri usibye na Afande Karasira n'ubuyobozi bw'icyubahiro bwa peri ubwo ndavuga Afande James Kabarebe na Afande Mubaraka General Mugabo w'ingabo bamusabye gukinisha ikipe uko babishaka arabaseka cyane yarahagumye arabyanga ntiyahagumye ariko yarabyanze yarahagumye kubera nyine ko twe tugiye ntabwo twe turi kuvuga hano Reji. koko kandi nabyo izi nzego cyane Reji. cyane za gisirikare turazubaha Reji, turazikunda niba ariko Ancelotti muri context y'umupira niba Ancelotti hari ururimi bashobora kuba baganira n'abarabatoza bo ntibabyumve Niba- kuko foroje niba byanje kuri uwa wirukanwe bikajya mu Reji. manza wenda peri kazitsinda ariko byakururanye iyo scenario cyangwa se iyo nakwita mistake ntoya yo gushaka ko ikipe ikina uko ubuyobozi bwawe bubwiye foroje akabyanga na Darkonovic akabyanga nuse n'undi nazabyanga n'undi akabyanga niyo mvuze ngo niyo mpamvu ndimo nkubwira nti ngitasa kirego kuko umutoza yagombye kubaza umusaruro Reji Yagombye ntabwo kubaza ari umusaruro. sakirirego puresha umutoza bariho ni umuntu ni umutekinisiye nibyo sibyo ariko puresha bariho ntabwo iruta ikipe yatanze amafaranga noneho Ancelotti niba umwemera nk'umutoza mwiza nagenda kubita nagenda yicaze Mbappe atsindwe iryo joro aramuhambiriza yego N'ubu- nyine. yes Nase Zidane ntiyafashe ba James Rodriguez nawe agashyira bisheke ariko yaratsindaga niyo Yes, mugo ariko gutsinda, Darkonovic nibyo noneho mubwira. naho Darkonovic bamupimira ntabwo biri avuga ati kugenda genda abona Zidane bari abakinnyi bari baguzwe na Florentino Perez niwe perezida wa mbere ku isi bijyanye n'amakarere n'abandi nibo ariko baguze. yanze kubashyiramo yarabyanze avuga ati James Rodriguez aje nk'umukinnyi koko wa mbere muri mondial yari irangiye n'iki ariko jewe kuri system nkina ntabwo Reji. namukoresha Reji arabyanga neza mushyira pembeni ndakubwiye ngo ijoro rya nyuma Darkonovic azatoza peri ijoro rya nyuma nakomeza ibi niryo azama izamukuramo ushobora gusanga w'imibare ye ari niyo ashobora kuba yaraje akaba ati rero niba ngeze ahantu bampangira line-up reka mbereke bamupangira ahubwo bamuha nta freedom munsi na rimwe nta hantu bamuha iyi pressure freedom twayiganiriyeho na mbere ndavuga ngo Darkonovic ari kwitera pressure itari agize ngombwa amahirwe agiye gucyura amafaranga ntabwo yacyura kuko Yahe. kontra yarizwe Yahe. Nabo yarizwe hari hari ibyo kontra. bashyizemo muri kontra ye niba hari kontra naraye nshatse amakuru ya kontra ya Darkonovic niyo kontra yoroshye gusesa ubwo nimba aragiye rero byoroshye rero niyo mpamvu bagomba Niyo kugira kontra ibyo yoroshye bamubwira gusesa. ubwo aririwe gukora. ntaraye niba ari ibi niko bimeze kuko biroroshye cyane utarenze preliminaire ya Champions League Wemere kuba ni yase. impamvu yatuma dusesa amasezerano irimo ubwo bivuze ko azamu nimusezerera kuki arimo gukina ku mugati we azamu nimusezerera azamu Uraza kubona musezereye impinduka. imyaka itatu bacamo Iraza umurongo gusesa. nyine kuki arimo kubikinamo rero ikibazo nicyo wakwibaza kuko niba abantu bakubwiye bati oke ntiwaguze abakinnyi ni umuyobozi wawe sibyo ngewe nkwemereye ko iyi match uyihinduriye gishuti sibyo yigira pre-season dukinnye match 8 ntidusinde igitego dusinze 3 gusa aba wenda ufitiye icyizere ntibaratanga santere ntibaratsinda igitego sibyo uravuga ubwira muzungu na Gilbert ntibatsinde ntibatanga igitego Ako se kare ikintu nibaza ni iki bisa n'icikagurika batwumva batatwumvamo abari kuri bari kubirekrama cyane kuko ngo bari gusanga twakomeje kandi bagacikana magnifique tabara aho ntabwo ubibona cyangwa ni Hano rero byanze. ariko Ariko nibyo. n'uburyo nuza zirimo zimanuka nuvuga ngo kugera nko mu bihumbi 2400 byari 2400 none 200 1900 bivuze ngo harimo abatarimo gukurikira karenzi Ene Njye baratwihangana. ikintu nibaza ngiki ubuyobozi bwa APR Football Club bwakabaye kuba bakimara kuva gukina Sekafa hari abakinnyi umutoza yajyanye nabo
abandi baza nyuma ariko muri abo bakinnyi yajyanye muri Sekafa Regis harimo abatakinishije nabwo abantu baguma babirekarama bavuga uti kadakinisha abakinnyi bashya ngo nabo tubabone avuga yuko badafite fitness baje nyuma ntabwo ndi kuvuga bose hari bamwe yajyanye oya nabo baramutse barakinaga yarabajyanye Regis mu nyongera bakisha mu mikino y'inyuma ariko ntabwo bakinaga match yose wenda ngo bayirangize avuga ko bafite ikibazo cya fitness nimba Sekafa yarirangiye bakaba bafite umukino wa Simba kuri Simba Day ubu buyobozi akujya bamubwire kuza kuri Super Cup ngashiremo babakinnyi ahubwo bakakuba baramuganirije bakiva muri Sekafa bakamubwira ko agomba kuzana aba bakinnyi bakabakinisha guhera kuri Simba kandi ibyo bumva bakoze bamuganije kuri Simba cyangwa bamuganije kuri Super ndacyari kuri iyi match reka tubanze nubwo rero abayobozi babona muri kuri bamubwira bati okay match twe tubifashe nka mikari tuguhaye n'uburenganzira niyo match ya nyuma dufite sibyo yo kureba abakinnyi byibuze bari ubushize twaguze abakinnyi bidutunguye tunafite amafaranga make tugura profile ariko ntabwo twaguze abakinnyi twakwizera cyane sibyo nubwo harimo abo twakwizera ubu Mbawuma abantu nk'umuzamu sibyo ariko dufashe aba barindwi twaguze byibuze muri batandatu bemerewe ubashyiremo ngo niba mwarabonye Mashami kuri iriya match Mashami yaremeye akuramo umuzamu w'umunyamahanga kugira ngo atange umwanya kugira ngo kuko yaravuga ati mu izamu burya na Pasi ndabona ari mwiza yahankinira nk'ibyo Onesime yahakina kandi nta gitego yatsinzwe koko nubwo hari utuntu yakoraga nyine ukabona ko baburamo experience ariko yarakinye ntiyatsinzwe igitego sibyo aho kugira ngo nsacrifice uriya mu defenseur wanjye Yakubu sibyo uri bumfashe kandi zamukenera kuri Confederation ndakuramo umuzamu urumva kuko umuzamu n'ubutaha yaza agakina iyo niyo mibare ya Mashami yakoze undi mu gihe bamuhaye freedom bamwe bati ntacyo tukubaza nutsindwa dufite abakinnyi barindwi sibyo bashyire mu kibuga tubarebe byibuze batandatu muri bo abafana babarebe barabashaka abandi batandatu bakajyamo ariko mbwira nka image iriya match Pierre yari kuyifata nyakubahwa Colonel Charles Karasa yicaye muri stade akabona ibyo muri barindwi hashyizemo umwe wenyine mbwira uri umuyobozi wa equipe waciye bugufi ugasaba umutoza wizaniye ukamuhemba ukabona mu bakinnyi barindwi wamuguriye ashyizemo umukinnyi umwe mu bakinnyi bashya barindwi wamusabye service nk'iyi aragashyiramo umwe agatsinda ariko agashyiramo iminsi 3 ya mbere nako muri zone nkazi mu minsi ya mbere yari yatangiye kunyemeza no muri Sekafa burya yaranyemeje kuzageza finale ntayibaza nayo ushatse wayibara kuko burya gutsindwa kuri penalty zagize mu macumi ni ibintu babitashaka namateka batagushaka uwo munsi gusa ariko Sekafa yamuyibuka neza ariko ubundi yari yahoze mbigana na Kazungu Clever mbwira ati ariko usubiza amaso inyuma wanarize match ya El Hilal APR yarushije El Hilal ariko si ngombwa ko APR yirusha cyangwa no kuyitsinda rero niyo Darkonovic uri kuvuga gutyo nabite wabonye batera yari yagerageje kubashyiramo barampte ubona ko ari binjemo agira abantu neza ntabwo twaciteka ko APR izakurwamo na Azamu naraye mbonye yegura kina ariko nawe irakinika we irakinika cyane yangana urundi rwego ikipe cy'urundi rwego nta kintu kina Azamu n'ikipe y'u Burundi yayikoramo na hano kuri rero twayitegereje yamaze kwitegereza Azamu inshuro 3 nayibonye bakina na Costa Union ariko Darkonovic naza nabinobye Azamu izamusezera Regis yakinika kurusha polisi Regis ndakubwiye ngo Darkonovic naza nibibye Azamu izamusezera yakinika mu gihe APR ikina Azamu naribonye ariko mu gihe APR byo kudefanda gutya n'abakinyi Azamu izamusezera muri Tanzania ni APR izanaranye nta shot on target nta attempt ifatika uziko polisi yateye pote ebyiri mu gihe APR nta buryo na bumwe arakantu kanyuma kagakeregeshwa mbona Darkonovic ashobora kuba we avuga ati reka mbanze mbacanganyikishe mbagonganishe nzabereke kuri Super Coupe urasanga imibare Azamu avuga ati hariya nzagenda mpatsindire nka 2-1 cyangwa mpanganirize nta mutoza wavuga ibyo byamaye wasanga ari mugari yakoze APR mu bintu twavugaga ko irwaye yari irwaye impande uyu munsi bayiguriye impande twajyaga tuvuga bakora imyitozo nisi bo bukizesira mu kibuga bizagenda
visi kapiteni wa Enugu Rangers champion wa Nigeria wembwira uburyo agira hano muzungu akamurusha umupira rega ni siyanse regisi ntago ari imagination tipo twabonye ugenda nk'isasu ukambwira ngo urafata Arsene umushyire mu kibuga waramurusha ngo hanyuma Gilbert ukinye match esheshatu nta kintu nta difference abantu muri Senegal batunga no ayo mabiri kwa Gilbert ari swane nta kintu nta kimusaruro guha kuki utayana abandi bibananira erega ntabwo aperi ari imana aperi yagura abakinnyi babi ariko bashiremo abantu babone ko ari babi ubwo kubyanga rero niko bigaragara ko yarabyanze none se ubwo nta ricyo tumva niba ushyizemo batatu muri 12 b'abanyamahanga baje basimbura babiri baje basimbura Taifa niwe uvuga ati abanyarwanda turabazi twabanye nabo urumva ntago turimo tubapfobya n'abakinnyi beza ariko hari urwego bageraho bakagutenguha wa mugani wa Taifa avuga ati Gor Mahia umuntu bita Rwabugiri hasigaye iminota 3 aperi iyoboye n'ibitego bibiri ifite difference y'ibitego bibiri kugira ngo ikomeze Jacques Tuyisenge yaragiye ajya iruhande rw'izamu abwira umuzamu aramubwira ati Rwabugiri mbabarira gwa hasi sibyo ryama iyi match uyice hasigaye iminota 2 y'inyongera ndumva yarangiye iyi match undi ahubwo akajya adegaje vuba adegaje abaza bashyira mu izamu igitego icyambere baragikubitwa 2-1 bati Rwabugiri gwa hasigaye 2 aradegaje bamukubita ikindi ari urwego bageraho reka mubwire ruboneka si umuswa ariko ruboneka yigiye umupira kwa nyakwigendera nirenganya sibyo bayimusaba ngaba uramureba ukabona pe ya defense yafashe rija ariko ukabona hari basics z'umudefense yarabura imipira yose ukabona arayirenza no muhanga je umuntu abazungu batatu bahurije oya no muhanga ariko hari urwego reje buri hari by'umupira twe tutabona bo babona kuri Yunus none se ko navuga ko nawe urekera amakreme kreme uzamurebe niba warandebye match ejo bundi kreme afata umupira agakuraho umuntu wa mbere akavansa na baro uretse akavansa akagera muri mediane agatanga umupira akawuhereza umwataka ubwo rero yabikoze n'inshuro enye muri iyi match uburozi gwenda aha abatoza akabera buhaye foroje akabuha no nationale bombi bayite we ntabwo ari umwe none akaba yabuhaye no umudefenseur mwiza oya hari impamvu hari ikintu cy'umupira dushaka no umudefenseur mwiza ariko cyo ndimo nkubwira hari karita afite abazungu bikundira taye burya ufite taye nziza ufite imbaraga wihuta ukanumva amabwiriza baguhaye hari ahantu Clement yatakaje umupira rwose discipline tactique ikintu cyambere utoza wimubwira ngo genda uzire ngo ndacenga